Yes, nongeye kubasuhuza cyane abakunzi bacu, by'umwihariko nshimira umuntu wamaze gukora subscribe kuri uyu muyoboro. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro, reka nkubwire ngo turagukunda cyane. Reka tugushimire, dufata aka kanya tugushimire wowe wamaze gukora subscribe, kandi nawe niba utarayikora ukaba ufunguye iki kiganiro, ndagira ngo rwose ukirikeho kabisa, ntacyo bitwaye. Imana iguhereze umugisha mwinshi cyane. Yes, twihuse cyane rero, mumaze iminsi mubona ibivugwa cyane kuri uyu mwana w'umukobwa Vestina, mwamenye cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, zo kuramya Imana, we na murumuna bita Dorcas. Rero byinshi mwagiye mumenya kuri uyu mwana w'umukobwa. Aka kanya ubu tuvugana, hari byinshi byagiye bisohoka, inkuru nyinshi zagiye zisohoka kuri uyu mwana w'umukobwa Vestina, ko agiye gukora ubukwe cyangwa se yaba yarakoze umurenge, we n'uyu mugabo bita Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Byinshi rero mutagiye mumenya, byinshi mutagiye mwumva, hari byinshi mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga. Ese uyu mugabo ni bwoko ki? Ese uyu mugabo twabonye wafashe umwanzuro, cyangwa se uyu Vestina yafashe umwanzuro wo kuvuga uti nkunze uyu mugabo Idrissa rwose n'umutima wanjye wose, kubw'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Mwakwibaza ngo ni iyihe mpamvu uyu nguyu bita Vestina yaba yarahisemo uyu mugabo umurusha imyaka kabisa, hafi imyaka 20 yose. Uyu Vestina ubu tuvugana afite imyaka 22. Uyu mugabo we navuga yuko bashyingiranywe imbere y'amategeko mu murenge, bamwita Idrissa, afite imyaka 42, ariko abenshi bagenda babyitiranya bakavuga ngo ni 36, ariko nyirizina uyu mugabo afite imyaka 42 yose. Rero byinshi cyane mutagiye mumenya kuri uyu mugabo wa Vestina. Ese hari benshi bagiye bibaza byinshi cyane kuri uyu mugabo, bagahimba inkuru, bagashyiraho inkuru, ariko ubu twaje kugira ngo tubabwire ngo byinshi muba mutaramenye, byinshi muba mutarabwiwe, uzajya ubisanga hano. Niba utarakora subscribe rero ndagira ngo ukandeho kabisa, ukande na all notification kabisa, kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere gatanu ku kandi. Yes, twihuse rero, uyu mugabo wa Vestina bita Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, nk'uko mubibona cyangwa se nk'uko mwagiye mubibona, nk'uko mwagiye mubyumva, nk'uko mwagiye mubibwirwa, uyu mugabo bizwiho ko ari umugabo w'umukire cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Bizwiho rwose ko ari umugabo ufite akayabo k'amafaranga menshi cyane, ufite amafaranga rwose n'ipusi zitasimbuka. Ariko mu by'ukuri umurebye wamubarira rwose nk'umuntu usanzwe, nk'umuturage usanzwe, ariko nanone udaciriritse cyane by the way. Gusa mu byo wamenya cyo, uyu mugabo ni umugabo rwose w'umukire, w'umuherwe. Nituvuga umuherwe, wongere wumve umuherwe. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo ufite ibikorwa byinshi bitandukanye hano mu gihugu cya Burkina Faso. Rwose ni umugabo uzwiho ko ari umukire, aza mu bakire rwose 10 ba mbere hano muri iki gihugu cya Burkina Faso, aza mu bakire ba mbere 10 ba mbere rwose. Murumva ko uyu mugabo atoroshye, murumva ko uyu mugabo witwa Idrissa atoroshye. Uyu mugabo azwiho kuba afite amazu hirya no hino hatandukanye hariya mu gihugu cya Burkina Faso, rwose hatandukanye mu mijyi igiye itandukanye muri kiriya gihugu. Rero uyu mugabo akomoka muri iki gihugu. Iki gihugu kiba kizwiho kuvuga
kuvuga ururimi rw'igifaransa cyane kabisa. Rero uyu mugabo azwiho kuba atunze amamodoka menshi ahambaye kabisa y'igiciro cyinshi, amamodoka nka za Ferrari menshi cyane rwose. Uyu mugabo byumvikane yuko rwose ari umukire uhambaye. Rero abantu benshi bagiye bavuga ibihabanye, bagiye bavuga amagambo menshi kuri uyu mwana w'umukobwa, bagiye bamuvugaho amagambo bakavuga uti se byaba ari byo byateye uyu no mwana w'umukobwa gukunda uyu mugabo Idrissa, kugira ngo byibuza abafite akantu bazagiraho bahurira, byibuze wenda azagira icyo amarira uyu mwana w'umukobwa. Ndagira ngo mabwire ngo hari abantu bajya bitiranya ibintu, bagafata ibintu uko bitari, bakabangikanya ibintu, bagashaka inkuru kugira ngo byibuza barebe yuko bagira icyo baronka. Ndagira ngo mabwire ngo uyu mwana w'umukobwa Vestina ntabwo yagendeye kuri iyi mitungo y'uyu mugabo bita Idrissa. Iyi mitungo ye yose ntabwo ari we yigeze agenderaho. By the way, tutagiye kure, uno mwana w'umukobwa Vestina afite amafaranga nawe ubwe ku giti cye. Imiziki yagiye akora hano mu Rwanda turabazi. Aba bana b'abakobwa n'abana b'abakobwa rwose bagiye bashyira itafari ku muziki nyarwanda, muri gospel, mu guhimbaza Imana ndetse no kuramya. Tuzi rwose aba bana ni ibyamamare hano rwose mu Rwanda. Ni abantu rwose bakora umuziki wabo neza cyane, ni abantu bakora umuziki rwose ukayita rwose navuga yuko ukundwa cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, babifashishijwemo n'uyu mugabo bita Irene Murindahabi. Rero navuga yuko uyu mwana w'umukobwa bita Vestina, navuga yuko rwose guhitamo uyu mugabo Idrissa ntabwo rwose ari ukubura uko agira, cyangwa se ari kuvuga uti reka nshake. Yamushatse amukunze, yamwemeye amukunze. Nicyo gituma rwose ijambo ry'Imana avuga ngo nicyo gituma uzasiga so na nyoko ukajya kubana n'uwo wakunze akaramata. Nicyo bivuga rero uyu mwana w'umukobwa. Rero hari abantu benshi bagiye bamubwira byinshi, bagiye bavuga uti ushatse umuntu ukuze cyane, ushatse umusaza, ushatse byinshi. Hari n'abenshi bagiye bavuga ngo ntacyo bitwaye rwose, ayifaranga rikubise hahita horoha. ariko rwose nagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo rwose ni umugabo nawe rwose warebye Vestina aravuga uti ndakubengutse rwose, umuhungu rwose cyangwa se umusore w'umunyaburikina Faso rwose ndakubengutse, umva ko bagira ngo iki cyane rwose ko mwagiye mwumva amakuru yuko uyu mugabo Idrissa afite ahuriye n'uyu mugabo MIE cyangwa se Irene Murindahabi. Mwagiye mubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amakuru yagiye atandukanye yavuzwe kuri uyu mugabo Idrissa we n'uyu nguyu bita Irene Murindahabi, ko iriya hoteli Murindahabi akunda gukoreraho ibiganiro cyangwa se akunda gukorera ama-interview, iriya hoteli bita Onomo hoteli, uyu mugabo ashobora kuba rwose afitemo imigabane. Amakuru twakuruye nuko uyu mugabo ashobora kuba afitemo n'imigabane kuri iriya hoteli bita Onomo hoteli, aho uyu mugabo bita cyangwa se Irene Murindahabi akunda kuba rwose akorera ibiganiro byiwe. Byumvikane yuko rwose uyu Irene Murindahabi ashobora kuba hari icyo yavuganye n'uyu nguyu rwose bita Idrissa mbere yuko rwose ahura n'uyu nguyu Vestina. By the way, yahuye n'uwo bita Irene Murindahabi. Rero ashobora kuba rwose ari we wamugejeje kuri uyu Vestina, bakaba baraje kubikuramo neza rwose, bikajyana neza, inkweto ikaba yarabonye iyayo kabisa. Rero hari byinshi rero bitagiye bivugwaho rumwe rwose mu gushakana k'uyu mukobwa Vestina na Idrissa. Hari byinshi bitagiye bivugwaho rumwe rwose, n'abantu ugasanga bakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, inkuru zitandukanye z'ibinyoma zigenda zivuga ibinyoma. Gusa ukuri nuko rwose uyu mugabo bita Idrissa utuye cyangwa se ukomoka muri iki gihugu cya Burkina Faso, hano hirya rwose mu gihugu cy'abaturanyi muri Afurika, nuko
nuko ari umukire rwose cyangwa nuko atunze akayabo k'amafaranga menshi cyane, akaba ari umukire ukomeye cyane. Abantu benshi nagiye mbona bavuga ko uyu mwana w'umukobwa Vestine yaguye ahashashe, agiye kuba rwose aba umuntu w'umumiliyoneri mu bakire rwose, cyangwa se agiye kuba madamu w'umukire rwose wa mbere hariya mu gihugu cya Burkina Faso rwose, avuga uti kabisa mbaye madamu nyakubahwa. Reka rero tubashimire cyane abakunzi bacu, byinshi cyane muba mutamenye rwose muzajya mubisanga ngaha. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe hano kabisa, uri w'ingenzi kabisa cyane. Turabakunda cyane kandi Imana igira ite ikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane. Niba bitameneze neza, niba urwaye, niba ufite ikibazo icyo cyose, ndagira nkubwire ngo umunsi wawe uzagera, cyangwa se Imana irakuzi. Ndagushimiye cyane rero kuba wafashe iki kiganiro kugira ngo ukirebe, wafunga iki kiganiro. Ndagushimiye, uri igiciro cyinshi cyane. Imana ikomeze kuguha umugisha, Imana ikomeze kubana nawe.